none se nihuta nta kibazo ahubwo turakora twihuta ntabwo nihuta ahubwo turihuta ni gutya mwegera gutya se nawe uri kubona icyatsi yego nta kibazo sibyo se nawe wateganyije amaguru kuri gushaka ko byo utinyuramo uri gutambikizije si gutya se ndashaka kureba ko bamusomye ntabwo ari gutya ntabwo ari byo ni gutya aha nari Yes guy wo kuri Amani TV Rwanda ngo twagarutse ni bisanzwe ni ya siporo n'urukundo noneho urukundo rwiyongereye kuko ariko yaje angaha yaje kudusura ngo yatubonye avuga ati wana ugomba kuza ngo guhangana ngo natwe ahubwo gusa ntabwo ari guhangana ariko nyine kuko babishaka ubwo turahangana gusa umuntu uza gutsindwa muri cup iyi bagenzi banjye baje baza kwivuga utsindwa arayika umupatina we urabyemera si bose ya thank you ubu twatangiye kabisa ahubwo watitse ahangaha imigeri inama ngo birazamo ahangaha imigeri inama ngo birazamo tu urumva wiyizeye se bashaka kureba siporo zawe wakoze kuko urusha gusa ahubwo wowe urahunga wirukanka cyane cyangwa watubonye gutya oya watubonye nadufeka ngo bana abana abanyacyaro ariko reka tukwemeze tukwereke ufite imyuka gusa ahubwo se wowe ngiri bukore urabikora yewe se murakoze rero kuri Amani TV yewe ni mushya kandi ndabishimiye reka noneho tubikore bikabisi kugira ngo murabizi reka noneho nitwaje n'umuntu wanjye nawe yigira abantu nkuko bisanzwe ni teta umukobwa w'abanyarwanda twaje muri siporo njye n'umukunzi wanjye ariko ntimubone turi bagufi ngo mugire ngo muri budutsinda ako kanongereyemo rero niko kangira ni ukuri pe ntimubone turi bagufi tunanutse mugire ngo muraturusha siporo baratuzi ino baratuzi turi babi cyane turaje tubirebe ahangaha gusa ebana cyane urabizi ni siporo n'urukundo ni rwiza si byose ndabyemera se ndabyemera kayuza gufata neza byahatari oji ndaza kubireba urumva y'amajwi ruvange kabisa urumva kandi ndi kumwe na Debby nk'ibisanzwe urumva ubwo rero nagira ngo turebe koko ngewe na Kayuzi turakora siporo sibyo ari ibyo exercise tuzakora uyu munsi kubera ko ari competition umuntu arakora noneho kuri rwa rwego ahita buno yimunanira n'utsindwa umenye ko nza indutsindwa subizi ntabwo nagutenganya ngo twagiye Kayu yes let's go ubwo tugiye gutangira ahangaha rero tugiye gutangira kuri exercises za chest sibyo urumva kubaka gatuza ariko karimo byose ngo ndakeka rimwe mugiye kukubaka nubango wewe ubwire hari ibintu wewe wigize sibyo ubu ngubu nibwo tugiye kubikora bya nyabyo siporo ndakora ni gutsinda uramunanganika umuheke hano hejuru ku mutwe noneho wawe ni igihano uramuheka uramuheka umwikorera urabikora nanjye ibiri bukuri bikananira nanjye ndamunanganika ku mutwe cyane nta kibazo kirimo ahangaha mfite ibiro urumva kugira ngo noneho njyewe hano banabyerekana urumva babyerekana ibiro 20 sibyo ibiro 20 iyo boro yawe izana ahangaha iyo ngiyo ubona ko ni ibiro 12 n'ibice 5 sibyo ubwo rero njyewe sibyo nakuzaniye dukeya kuko navuze ati utaza kugwa muri kimwe ngo utangire konsebya kandi uraza kugaragara noneho sibyo njye nindi utangira ngo utangize ntari genda tangira na veni sibyo utangira na veni ubwo urabara kangahe
njyewe cyangwa urakora tungahe ngenda akora n'uduturo cyangwa n'intuzi wavuga udutoro ukunda udutoro twinshi nta kibazo amatoro uyagabanya nanjye none neza ugatera ibyo ngiki nawe ndaterura ikindi wowe twagira ahangaha ngiye gukora 10 sibyo ariko 10 ndabara double sibyo ubwo ni veni muri makeya ariko ngenda ndabara inshuro 10 nkora double ubwo bera veni sawa ahubwo nagira ngo babikorera rimwe nabikorera rimwe twagiye tugiye kuba sasa hajya ngo bafate kanini ndafata veni twagiye ndebe ngiye kwerekera noneho njyewe nibikora n'ibi ngibi ntabwo ari 12 sibyo mu bihoramwo twagiye sibyo mesha ingofero y'ingi nayo yikuremo ubundi kuvanga ingofero ahubwo nubwo bagusa mwana ubwo nubwo bagusa mesha ubwo igini wada sibyo to 3 move noneho ko mbona uri kudukorera nabi cyane twajyaho wagira ngo noneho yabonye ibikoko yabonye ibikoko 7 Give me 9. 8 Push. Give me 10. Never give up. 9 And 10. reka nkonge se petit 1. undi tuza gusheta abagore ku buryo ndagutsinda ugahita umuwawe urabikoze cyangwa wenda ubuzeho katanu narengeje jyaho sibyo hajya twavuze kangahe ararenzaho twavuze 20 ni veni ariko ni double ubwo urabara inshuro ebyiri sibyo fashe 12 ok nta kibazo niyo mpamvu mfashe 12 niyo tukagira ubushobozi uragira ngo mfate nk'ibirusha ibiro urashaka ngo tumuta muri karindwi adapfa oya ntari ibintu kureba uyu mubyeyi buriya ashoboye ikira kuba yigize namwizeye ntabwo yansebya n'abasore reka sawa reka turebe ibyo bintu tangira ubare aka ni akambere sibyo oya ntabwo karaba gatangire rimwe ubwo rimwe ujya mwimukeneye rimwe ariko ndi gukora kangahe wowe kabiri 3. oya 3 ubu nibwo ugiye kuba 3 komeza 3 umukobwa rero 4 twagiye kuri kumeze ubare ndashaka ko twemeza aya maze 5 ubwo turi kubara double 5 okay umukobwa rero ngo yakoze ikibuno uzakorera ikibuno yakoze ego kumeze ubare komeza kandi ntabwo uri kuzikora neza uri kuzikora nabi ariko gusa uzikora nabi reka turebe noneho umugore wawe icyo ari gukora komeza wakoze veribe nkajya ntabwo narusha komeza kandi ubwo yakoze 12 kuri kwireba si ntaho karaza kabisa ntabwo nashyize agapira hasi ahubwo uri Debby ari kumva ashoboye arenza abantu bose warushye no oya ntari yewe ndacyahari sibyo ntabwo nareko ntabwo ariko umenye ko utari kuzikora neza aracyari mu gikoni ntabwo ari zingahe none amambura franga wakemeye utarapfa twitwa niki yenda kora uko nshoboye nawe yakoze uko ashoboye uyange rero ahubwo gutyo uri kunyiba abantu barebye ahangaha ndaguha igihano ntabwo ari gutyo uri kuzikora
none ari no kuruhukamo akagera ahangaha umva kayu uramuhika kayu uramuhika ntabwo ari na 12 ntabwo naguhaye 20. aha nanjye ariko nubwo uri kumi byawe nanjye ndaguha ibyawe ntaribi sawa sho twagiye umuheke rero ubu ngubu kayu urumva game over yakunaniye game over sibyo watwaye 12 ariko wayikora ariko nabazo tiga urumva ubu rero igihano ni cya kintu mukubita amaturo angahe yo kugira yo guheka umuntu wawe zibura nkubise agaturo kamwe si bya byiza oya ibiro byinshi indi ibiro byinshi kuma 7 birindwi ariko wowe uyu mukobwa rero reka turareba ibye by'ibyanjye nabikoze nayo turareba impamvu mwe mumenyereye siporo mwirenganya umugabo wanjye reka mwirenganya sheri wanjye kandi mwavuze ngo muraturusha oya mwe murabimenyereye byata kandi mwaje muvuga ngo muje kuturusha ariko waretse ko natwe umva waretse ko natwe waretse ko natwe turabaha ibyo badashoboye nta kibazo okay ariko n'ubundi ntibadusanze ibyo dushoboye mwaje ngo muje guhangana mu byo dushoboye no utangiye kuvuga ngo ni byo dushoboye muratangiye twagiye ntabwo maje kunsura mwege mwizanye amaturo 2 agaturo kamwe ntabwo bishoboka agaturo kamwe karagiye umuntu yabarangiye ntabwo umuntu yabarangiye kwenda kuzura tubuye aho ngaho okay aha akandi subirayo akandi kamwe wow angawe umuntu wawe abonemo nakanyenga uri yagushobora we ntabwo nari bushobora waza kugwari nanjye ndaguheka niba mujyana wowe waraza guheka uyu ibyo ndagwara kunanira nawe uraguheka uramuheka oya ntabwo we ntabwo wihitiramo icyo uri gukora oya ako rero impamvu baguhanye ni wowe watsinzwe ntabwo ari wowe watsinzwe nimba nawe ntatsindwe ni biki abanteka okay none se ubundi ni ubwa mbere n'abaguhe noneho rero wenda kugira ibintu byoroshye pompage nizere ko pompage uzimenyereye uravuga okay wenda wavuze ngo ibyuma ntago bimenyereye sibyo si yavuze ko ibyuma bitamenyereye umusore noneho yanuniye aguduturu urumva reka yaminiye noneho kuri pompage ntabwo ari sibyo byamunaniye arabasha pompage uyu mukobwa ko afite amahane ko ndakwerekana ibyo ukora bikakunanira reka buriya bahaye umwanya kubera yuko twebwe turabashyitsi siko bimeze oya nta kibazo abashyitsi ikibazo mfite ni ukuntu mwaje mutubwira ngo murarenze let's go tugiye kugera muri pompage no nyuma ya pompage nibikunanira ubwo woramereza ibyawe kugira ngo utaza kuvuga ngo ngewe ngo nagukubite mu gafuka sawa ibyo niko birenze se pompage ushaka ni iyi yewe ngiye gukora pomage urahita uyibona sibyo iyo ngiye gukora pomage y'intoki ebyiri noneho nanjye uhita uza uyikore ugiye kumuheka uyu nguyu ese iyo ni pompage uretse mube muretse twivumburire natwe munde noneho pompage banzaniye turashize kumbuza uko ntago turashize iyi ni pompage noneho yahehe noneho ko nawe wishoreye uranze ko nagize gutya biranga noneho biranga ntabwo ndi bishobora indi kabisa cyakoze ko atari kimwe oya reka mwereke pompage uza gushobora kandi noneho ni wowe okay reka mwereke izo ushobora sibyo okay reka tugiye
utwo turoroshye izi ngizi n'umwana w'uruhinja yazikora. 4, 5, give me 6, 7, urazishobora ahubwo se kuzishobora ziroroshye nanze gukora utuntu tworoshye. utwo gutwara umwana w'uruhinja bwate. Okay. Sawa, ubwo ngaho zikora. Rimwe. Kabiri. Ukoze tumwe ya. Umva. Haguruka nkwereke. Haguruka. Nagira tureke ibintu byo kumbaza ngo nkoze zingahe. Sibyo? Ngewe uko nanakoze kenshi ngiye kuzisubiramo. Si kenshi kurusha. Ngiye kuzisubiramo. Urashaka zingahe wowe uza gushobora? Wewe? Nawe urazikora ariko? Tugiye gukora 50. 50? Genda zishobora noneho gutangira. Bivuze ko renzego. Kandi zikorera rimwe. Nawe noneho nzikuna n'uwita umuheka. Ngaho twatangiye. Oya, uri kumya uje nanjye kandi avuze ko agiye gusubiramo. Kuko bakubere n'uzi ubwenge. Abakobwa mwamwiriza abantu bazi ubwenge. Noneho nawe uramuheka. Oya kuri iyi shuro je maze gukora veni none ngo nkore nani dabaguze gutabe ko gusubiramo. Ni jogubeshe ese. Oya, wabera urambaza uti ukeneye zingahe? Ugomba wose bazishobora kugira ngo nawe uzishobora. Utazishobora nanjye najyamuheka ariko nawe nibukuna ni wamuheka. Bitangira dando. Anya zingahe? Nakutavuze se nani? Ese ko muri muri ko gusubiramo. Oya mureke. Wowe tuza wakoze kurenze. Ubwo ngiye kuba mu mugabo ngurenze. Maze kuruta fe. Wewe oya ukongera tangiye gushasha noneho. Noneho naje mushema ibihano. Aje kwikorera. Ako bikorera. Soko zituru tubiri. Urakora uduturu dutanu. Nari. Umubari. Anambye ngo ndashaka gukora zingahe. Ngiye kubara 10. Urumva ngiye ubwo 10 ndakora double. Ubwo nimbara 10 ubwo ndabankoze 20. Ubanza urugese izambere zo zarangiye. Ninkore yindi 10 ibibe 40. Ariko ntupe hasi. Ni double ugume twavuze. Nawe azikora ndazikora cyane aho sawa. Kwankoresheje nanjye zingona. Sha watuje. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Senkani. Kane. Gatanu. Uyu ngo ntabwo yarenza 25. Karindwi. Nani. Senkani ntabwo yazigezamo. 9. 10. Turakubari. Senkani nuzirara ntabwo gabanya amagambo. Ari kuruhuka. Iyo unatangiye kuvuga aba yananiwe. Nta senkani yakora iki. Maze kuba kwigayise. Mani kwanga ngeze mu 15. Oya 10 zikize. Pamaje 50 se na kanya. Mwamunyibye. Tuvuga oya. Ndikora tabo. None tabo man. Mwerere. Niki. Nikora. Ese ngo si 10 bize nese ngo si 10. Abo. Sema. Ni korere. Oya. Nawe wavuze ngo ararenze ngane ngoja ngize mama mikoro batsinze nuretse bakoresha gukora zinga nakoranesha ubwo nuretse bakoranesha ubwo nye ubwo nakoranesha ndako muri igihano musha kwenza igice nari ndekora mu makara bigerageze nuwongere kwise wewe nawe urakoze wese ngo ndagerageza gute nawe uzude oya manzi ukora ibyawe kandi kurcha ongera kurcha aho sawa kwaje uko abikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu arindwi
hajya kwagezamo hajya kabuki biragusaba uramuterura noneho ubwo uramuterura andeba gutyo turana mu maso nk'abantu bagiye gusomana bakundi nyine ya za posteri nyine uko bishaka ibyo ntabwo bindeba ariko muri abasheri ibyo ngibyo ntabwo bindeba ndamufata uko nshaka umuntu waje wariyitwa n'uri guhumura isikarete si imiterere ni bwoko jyamo hano Daktari wanjye arapfuye none se wakuri ko biteye ubwoba uragira ngo ugere umeze ngo ufate umuntu arafashe muri muganga mute guhindura none se ubu n'ahandi wazansebye kugusebya gusa se ahandi kutayobewe aho kwa kibuno uwo yagiyeho ntari kure nuba teta y'inenge kunura rero urekura bigafata Shya ufite musheri kabisa oya kugiza agaturu kamwe se ni kamwe yajya itubi ni tutanu oya yego fata ni utanu sicyo gihano atarero munyenga musheri ya scan aramusengera ngo waratsinda ariko kakabiri narushejewe mbabarira noneho nanjye ndaguha ibyanjye ubikora sibyo sikora nyine bimereza ahubwo nona ntari pfa ko ari siporo gusa None si siporo. yega na karate ni siporo Nose karate na ntari ibyo mwareze kamwe barashaka ikintu cyo kushadira mumwerekeye ayo matuza ye mumwerekane mwerekane wallahi ubu ngubu nibe kunani siriasi nawe uramwikorera none uraze kugatanga noneho umva mwareze ka mikoro agari kuvuga kabisa tugashyire hano karavaho se kabaga yego ndabikora ko mumwerekane neza bakwerekane neza ibyo ngiye gukora shehe wawe uko ubona shehe wawe ajye kubireka ubwo turabara inshuro zingahe yewe siporo ngiye gukora sibyo siporo imwe gusa yonyine ntaribi kandi ntukayiga muri ibyo ngo ntabwo ari siporo reka turebe nta kibazo yego wese zose ni siporo ariko iyo ngiye ntabwo ujya ngo ari siporo ni siporo ni siporo zose ni siporo cyane ariko jezi siporo hano turi muri jimu noneho oya mwakomeje kwigiriza nkana ku musheri wawe namwe ntabwo dushaka iby'umuposi hano umva mushehe wawe urabona kureba yakwifatiye yana kare ntabwo ari byo oya ukuguye mani zashaka ingingo yose batende mu muguru muri shitoki noneho oya nikorera ibyewe nawe ko gihano ntabwo ubikoze oya urarambaraye mwana ntacyo yari siporo umwana wita umurambararo ntabwo yari siporo baratubwira kuri kamera ko iyo siporo ariyo bakoze
yabonye ndi gato nashoboye urabonye gatanu gatanu se kose man nibyo nakuze gatanu hano mwese ntimwatubwiye ko mwizeye kuri siporo nari gatanu kose ingano mungana man nubona mungana oya njye nahereye kuri kabiri reka nanjye mere kuri kabiri nakuzamuye okay reka ugire gatatu oya gatatu ntago siyabashe kuri kabiri se kandi azana indi siporo ko mbona agiye gutakara inyuma noneho ngiye guha indi siporo nikuranira uramuhetse imbere ukora inshuro 5 bakuri nyene bakuri mutire gute mwagize wanjye kubwo yarayikoze okay banyarwanda abanyarwandakazi ubu ngubu ni utangi twagiye aho muri kutwiba oya ntago oya uretse navugiye ngo wamaye siporo zirananira sibyo nanjye ahangaha turi muri gym sibyo nanjye ndaguha siporo kubera ko yarambaraye none se we ntiyabibonye ko yarambaraye umugabo wawe ntiyasebye ahubwo cyakunje kuko uyu nguyu yagoswe yasebye byarangiye izo wasebye hano zirahagije nawe wasebye reka yishugunye hasi ugashaka unyemeza hano noneho uwazanye ukarubate haribi byose ni siporo ariko se reka uretse tuvugane abantu badukurikirana sibyo njyewe abantu bakurikira kuri Amani TV Rwanda sibyo twe dukora ibintu bya gym wazanye korobati ntabwo ari korobati yego ariko byose byitwa siporo oya ni siporo ndabyize oya banza ubyumve se banza ubyumve sibyo ko n'abatsinzwe oya ntabwo ari ubwo si waje kunsura se wansuye ubona ibyo ndi gukora ntabwo wabonaga ndi gukora korobati sibyo ntabwo ari korobati siporo ariko natwe twazanye udushya mutari mumenyereye niba twazanye udushya nawe dukora nawe ibyaho twabikoze muri makeya wowe wanze gutsindwa none se nakwemera gutsindwa ntabwo nakwemera gutsindwa ahubwo nanjye nazana agashya kanjye twagiye bikore nta bagabo maze ubyumve se bikore nta wishuka weze no kuzamba ngo umugore wawe ndamugutwaje agafatira nari babiri mwajye se ntabwo twigeze turuhuka komeza Shya wigeze umuntu wa yewe bagiye gutakara we yesu we abantu babifatiye ngo bazi siporo siporo si iya nyuma kandi siporo ngiye gukora ya nyuma sibyo uyu mugore wawe niba ari sherewe simbizi agiye guhagarara urumva uyu mukobwa wawe agiye guhagarara yego nubu urabahagaze gutya ngibyo sibyo urumva noneho shyiraho kamikoro siporo mugiye gukora agaragara shyiraho neza bakumve neza reka turebe ibintu mwigize ngo zinarenze rero ni siporo ni siporo uyu mukobwa urumva ibyo ngibyo ko nawe tubikora urumva urabona sibyo
fata gutya uyahagarara neza ukumva ndikumva ndetse turacyagenda neza sibyo noneho biba ni kabiri gatatu ku munwa kandi ari hano ibya gatatu turi ku munwa kandi sipyo ni gutya twagiye ngo tumunwa hagarara hariya nabikoze oya mbese sinabikoze rero tuza ntari bito bizamuye mushaka umumuriza abari yanjye mumushingiye tu bikore mwamushingiye tu bikore kabaye sita hagarangane wadusebeje bavuze ko nta kintu tuzi wadusebeje hagaranga hano ni kane gatatu musoma hano ugahanga ijya nyuma ni ku munwa nikangaye oya ariko mwagize kabiri bwa gatatu atoko yako watuje mwabikoze ngihagarara hano rero kandi uri gutyo nyine uyahagarara mugiye kurebana none ko nihuta nta kibazo ahubwo turakora twihuta namwe nihuta ahubwo turihuta ni gutya nyegera gutya se nawe uri kunyica yego nta kibazo nawe wategeranye amaguru kuri gushaka ko byo bitinyuramo uri gutambikiza si gutya se ndashaka kureba ko bamusomye ntabwo ari gutya ntabwo ari byo ni gutya aho nari oya namanwa sivine zaumba noneho wakoze nini noneho bano bakobwa reka nabo turebe ikibazo kuko kubera ko wowe uyu nguyu ari umushyitsi natwe ibihano wari buvuge nawe nibyo biguye ni twebwe n'ubundi twe nta kibazo dufite ngenda mukoresha siporo bisanzwe ntari ibintu ushaka umukoreshe imuzi Shya mwakora ashobora pe yakoze ikibuno da reba gatatu kane gatanu ubwo ni 10 akoze kuko twabaraga kabiri ubwo akoze 10 muzi 10 ntabwo ari fote kabisa arafata 12 ubona ko twebwe twabagiye tubahinze uduhano dutoya ariko kugira ngo bakubite igihano ukajya kuba ugiye kunsebya reka nkubwire uragira ngo byibuze bakoze w'ibiro 50 ntabwo yakora umanuka gutyo gusa gutya wagiye kugire gutya ubwoko maguma gutya sibyo manuka umere nk'utujya gutya sibyo gutya manuka gutya okay yunamye no wunamye abeka kuri we ntabwo warambaye yambaye udugongo warambaye yabyishe barimo nabona ntabwo bikunda ntabwo biri bukunda izina ry'Imana ariko icya mbere ni uko nza gukora umubare narambaraye nawe rero unamuka umere gutya umanuke gutya gutya umva igihano wakiguye uyu nguyu uragifata rwose biragunaniye gutsindwa nta kibazo nanjye natsinzwe nawe yatsinzwe nawe uraza kumubona wowe umutsinzi nawe uramuhaye ibyo akora ngaho muhega inshuro zingahe ebyiri ni kabiri muheke sha uzi ko wa mukobwa arimo neza we uzi ko muhetse we aramuhetse we abagore bikora mushoboye kumurusha oramika nanjye we barabibona aho
siporo tugiye gukora rero tugiye kurushanwa kwiruka. aha ubwo ugiye kumuhereza ibihe bihano byo kwirukanka? Yego. Okay, ubwo murabigenza gute? Udupeti po murabigenza gute? Turajya tuza turushanwa, utanga undi agakuraho agakura turangiye. Yagashyira ku ruhande. Urangiza mbere arabatsinda undi. Ubwo utsindwa arahita atangira afata ibihano. Okay, right. Ubwo ni ukuvuga gute? Ubwo urabanziriza he? Urabanza imbere cyangwa urabanza inyuma? Ndabanza imbere. Imbere. We arahera inyuma. Sawa. Ubwo gutya ukajya nawe we arabaza yiruka ari inyuma ahere ku kinyuma mbaka urangiza mbere ni wowe gutyo. Sawa? Yego. Okay. Ngamugendere ni umuntu wawe sha. Wera iri aruguru. Everybody see. Wagiye? Let's go. Ndashaka umutsinda. Oya shira ku ruhande, ni ku ruhande. Komeza ese ubu tegereza iki? Okay. Okay. Yava ku ruhande. Aho. Agiye gutsinda we. Yute. Esprit. Cyakoze. Kuraje ugiye kumutsinda none we tubikore. Esprit. Aho. Okay. Barawutsinze. Oya, ni kuka aho bageze wowe uratsinze. Baratsinze. Yatangiriye inyuma. Uyu nguyu yatangiriye inyuma niyo mpamvu agomba kuzabikizamo. Igihano muka najya mufite. Pompage nari eshanu. Pompage eshanu. Igihano. 1, 2, 3. Iperereza pompage. Abana akira 5. Aragerageje. Sibyo? Urumva? Urumva? Ndabashimiye cyane abana, asante sana ku iyi season dukoze ya siporo n'urukundo. Mwabonye amakapo hano, exercises zitandukanye zishimishije abana. Ndabashimiye cyane Kayu namwe n'umuntu we, ariko mwakwita nde? Teta. Teta na Teta. Nanjye bayita Berize Debby. Debby, urumva? Nanjye Amani n'abantu bose badukurikiye kuri Amani TV Rwanda turabashimiye cyane. Ntimukibagirwe gushyiraho subscribe, share na like hafi aho ngaho. Ibintu byabaye byiza nyine mukarashyiraho commentaire mwarebye couple ebyiri zitandukanye, aramenyereye gym ariko byarangiye naho bizaniye iki Boro bavuga za siporo zanjye. Za siporo zawe ni iz'abanane abakorobati. Yasaga n'abako siporo z'abakorobati. Yaje gutsindwa nyine. Nanjye nabivuga. Urumva? Aba rero ntago wari kwiburira nk'umwana wo ku muhanda. Urumva? Cyane. So gusa turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane. Nakagaruka mujye mumubwira ko Kayuzi na Teta bagiye bagaruka. Bana mu commentaire mugomba kubishyiramo. Thank you. Bye. Bye.